Gutandukana n'uwo mwakundanaga n'uburibwe bizana ni ikintu gishobora rwose gushengura umutima kikabonegekaza. Kubw'amahirwe make nta buryo bworoshye bwo guhangana n'agahinda ugira iyo bikubayeho, kuko nta muhanga wandika igitabo kiguha inama zifatika kandi zitomoye zigusobanurira uko wakwikuramo umuntu ukunda. Mu gihe bamwe bibafata igihe gito guhita bakomeza ubuzima bakikuramo umubano w'urukundo warangiye bahozemo, hari abo bafata igihe cy'amezi cyangwa kikanarenga basa n'abari mu kiriyo cy'urukundo batakaje. Ku kigero cyose cy'agahinda waba ufite, ni ingenzi cyane kwibuka ko ubuzima butarangirira. Ntukwiye kureka gukunda ngo uzinuke urukundo, kuko byanga bikunda gukunda ugakundwa ni rimwe mu mabanga akomeye cyane yihishemo icyanga cy'uburyohe bw'ubuzima. Ntacyo bitwaye kumva hari urugero runaka rw'agahinda gashengura umutima wagize, gusa byatinda byatebuka wakenera ubufasha bwakunyuza muri iki cyiciro cy'ubuzima kitorohera benshi. Ubu rero twifashishije inkuru yasohotse ku rubuga lifehack.org turakugezaho ingingo 5 zisa n'utunama twagufasha kwikuramo umwahoze mukundana mugatandukana utabyifuza, cyangwa ukaba waramukunze batagukunda, cyangwa akaguhemukira mu rukundo, cyangwa se mukaba mwembi mwaricaye mukabitekerezaho mugafata umwanzuro wo guhagarika urukundo mwahozemo. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, ndagushishikariza gukanda subscribe kuri KP Reports kugira ngo inkuru, amakuru, ibyegeranyo n'ibiganiro bica kuri KP Reports ntibikagucike. Wanadukurikira kandi kuri Facebook, Instagram na TikTok, hose twitwa KP Reports. Mbere ya byose ukwiye kumenya ko nta gatabo k'amategeko kagena igihe bizagufata kwikuramo no kwimara agahinda uterwa n'icyo kintu, ariko reka izi nama tukugira zizakubera urumuri. Icya mbere, ibuka ko nta na rimwe izuba rijya rirenga, kandi niyo rirenze rirongera rikarasa. Nyuma yo gutandukana n'uwo mwahoze mukundana, uzakenera ubwawe kwigenera igihe cyo kubabara koko, kandi nta mpamvu yo kwishyura igitutu cyo kuba hari igihe utarenza ukiri mu gahinda. Menya ko igihe ubwacyo aricyo kimara agahinda hafi ya kose umuntu wagira. Bimwe bajya bavuga ko igihe ari umuti w'ibibazo byose. Igihe bifata kugira ngo ube wikuyemo umuntu mwahoze mukundana giterwa n'uburyo urukundo rwanyu rwari rumeze n'ikigero wamukundagaho. Abantu bamwe bafata igihe gito ngo barenge akababaro baterwa no gutandukana nabo bakundanye, mu gihe abandi bakenera igihe kirekire kurushaho bitewe n'uburyo basanzwe bakunda, ikigero bimariramo uwo bakunze, ndetse n'uburyo babasha kwihanganira ibidashimishije bibagwiririye. Ababiri bakundana cyangwa se couple zimaze igihe kirekire mu rukundo bashobora gukenera igihe kirekire cyo gukira no gukomeza ubuzima bwabo iyo urukundo rwabo rurangiye. Ibintu byumvikana. Gusa uko icyo gihe cyaba kirekire kose, wowe ukwiriye gufata igihe cyo gukira, ndetse ukiga uko wakomeza inzira yawe utari kumwe na runaka cyangwa nyira runaka mwahoze mukundana. Ibuka ko ari ingenzi kumara igihe cyangombwa mu gahinda, kuko biguha neza irembo rifunga ibyo wahozemo, kandi bikagufungurira andi marembo akuganisha ku kindi gice chapitre cy'ubuzima bwawe mu rukundo. Niba ushaka kumenya uko wakira igikomere uzaterwa no kurangira k'umubano w'urukundo warimo break up, jya ubiha igihe. Byanga bikunda igihe kizabikemura. Cya kabiri, iyemerere kumva amarangamutima yawe. Urukundo rubamo inyanja y'amarangamutima ushobora kogamo ku buryo kuyiheza ngo uyambuke biba ihurizo rikomeye cyane, nako inyanja y'amarangamutima y'urukundo ntiwayiheza. Aya marangamutima aguhuza cyangwa se agukururira ku mukunzi wawe boshye abanywanye, ndetse iyo umubano wanyu urangiye bisa naho noneho uba ugiye kwibasirwa n'umwuzure w'amarangamutima mabi ayitwa negative emotions. Ni ingenzi cyane kuri wowe gufata aya marangamutima ukayakira ntakuganze. Uburibwe bwo mu marangamutima ugira nyuma yo gutandukana n'uwo mwahoze mukundana azwiho kuba asa n'ibimenyetso by'agahinda gakabije, depression, bituma uba ugomba kuyafatirana ukiyitaho. Ukenera kwakira aya marangamutima mabi ukabana nayo niba ushaka kumenya uko wakira igikomere cy'urukundo rutakomeje. Wikwibuza kumva bene ayo marangamutima, kuko ubwacyo ari igice cy'urugendo rwo gukira. Bizakwemerera kuva mu mubano warimo. Ushobora kumva ufite ishavu, ubabaye kandi ukomeretse umutima. Ushobora kumva bisa n'ibitihanganirwa. Bamwe basa n'abatawe, abandi bakumva guhangayika gusa no kugenda kugaruka. Icyakora ibi byiyumvo cyangwa amarangamutima adufasha muri urugendo rwo kubabara. Hazabaho ibihe uzumva ibikomere ntaho bizajya. Icyakora ni ingenzi kwibuka ko nta gahora gahanze, kandi nta cyagize itangiriro cyagize iherezo. Nk'uko urukundo rwanyu rwatangiye rukagera igihe rukarangira, ni uko amarangamutima mabi cyane cyane ay'akababaro ugira kubera gutandukana n'uwo mwahoze mukundana nayo azagera igihe akarangira. N'ibindi byumvo byose aya marangamutima neza buribwe azahita agende. Icya gatatu, ari nacyo ubanza gikomeye cyane muri iki gice cya mbere, ni inama ugirwa ikubwira ngo siba umu ex cyangwa se umuntu wahoze mukundana ku mbuga nkoranyambaga na telefone yawe. Gusa ubanza bitoroshye. Birashoboka ko iyi ariyo nama nyayo kandi ikora wakurikiza niba ushaka kwiga uko wakwivana mu kababaro k'urukundo wahozemo rukarangira. Imbuga nkoranyambaga zidufasha kuguma twegeranye n'ubuzima bw'abacu batatwegereye aho hafi, ndetse n'abo dukunda, ariko si ahantu ho kubona bihoraho ibikwibutsa umu ex wawe.
Imbuga nkoranyambaga zidufasha kuguma twegeranye n'ubuzima bw'abacu batatwegereye ndetse n'abo dukunda, ariko nanone ni ahantu hashobora gutuma ubona bihoraho ibikwibutsa uwo mwahoze mukundana. Hari impamvu nziza iyi ariyo nama iboneye yo gusiba inimero y'umu ex wawe muri telefone yawe. Mu gihe uribwa n'agahinda, ushobora gufata umwanzuro wo gusubira mu rukundo rwarangiye cyangwa ugafata telefone ukavuga ikintu ushobora kuzicuza hanyuma. Kuko wageze mu cyiciro cyaho ugira agahinda kava ku wundi muntu, kumenya ibyerekeye ubuzima bwe buri munsi nta kindi byakumarira uretse kongera umunyu mu gisebe cyatewe n'ako gahinda. Si ikintu cyagufasha kuguma uzi uko ubuzima bwe bugenda nyuma yo gutandukana. Ibuka ko zashinzwe iperereza kandi ko nta mpamvu y'uko undi muntu yagira ijambo n'ingaruka ku buzima bwawe. Bityo rero ikintu cya mbere ukwiye gukora ni ugusiba umu ex wawe ku nkuta z'imbuga nkoranyambaga zawe ndetse na telefone. Ikindi kandi ibuka ko uzaba wigirira neza n'ubigenza utyo, kuko bizakubashisha kwemeza umutima wawe ko ex wawe aba umuntu cyangwa kimwe mu bintu by'imitagihe kandi ukeneye gukomeza n'ubuzima ugana imbere. Bizagufasha kandi kurenga ibi byose negativity bifite aho bihuriye n'urukundo rwawe rwarangiye. Icya kane mu bintu wakora kugira ngo wikuremo uwo mwahoze mukundana hanyuma mukaza gutandukana ni iki? Ni ukwibuka kwikunda. Nyuma yo gutana, ubwonko bwawe bushaka kugabaho igitero cy'ibitekerezo rimwe na rimwe byo kwishinja amakosa kuba urukundo rwanyu rutaragenze neza. Kumva ko utari mwiza bihagije si ikintu cyiza ku kwiyubaha kwawe. Uko wibona si ikintu na rimwe gikwiye guhuzwa n'urukundo wahozemo rugapfa. Ni ukuvuga ngo kuba warakundanaga n'umuntu mugatandukana ntaho bihuriye n'ubwiza bwawe cyangwa n'icyubahiro ukwiriye. Aha rero gerageza wikunde wiyiteho. Iki cyaba igihe cyiza cyo kwigaburira no kwifureba ibintu n'ibihe bikongerera akanyamuneza. Tegura urugendo rwo gusohokera ahantu iteka wifuje cyangwa kugura wa mwambaro uhenze wigeze utera imboni. Ikindi kandi ushobora kuba wafata akanya ugakora urutonde rw'indirimbo zivuga ku batandukanye bakundana, ushobora gutuma wumva uruhutse. Nanone kandi ushobora gukora urutonde rw'ibintu bishimishije kandi byiza kuri wowe, ibyo wiziho urusha abandi. Nanone kandi ushobora gukora urutonde rw'ibintu bishimishije kandi byiza kuri wowe. Ibi bintu byose bizakwemerera kwikunda bundi bushya utitaye ku kuba hari uwo mwatandukanye, ngo bibe byagira icyo bikora ku kuntu wari usanzwe wiyizi. Kurema kandi ugasigasira ishusho nziza wiziho, positive self image, ni igice cy'ingenzi cyo kwikunda. Ibyo nawe uzabiharanira. Icya gatanu ni ukwandika uko wiyumva. Uriya ikaramu n'urupapuro cyangwa ahandi hantu ushobora kwandika ibintu bigira ubushobozi bukomeye cyane. Gira agakayi gato wandikamo uko wiyumva muri iki cyiciro cy'ubuzima, hanyuma usome ibyo wanditse mu ijwi riranguruye. Ibi bintu bizagufasha kunguka umucyo utamuye kurushaho ku buryo ubona ibintu ndetse ubone ibiba nk'ubireba atabirimo. Tekereza uburyo witeguye gutera intambwe iganisha ubuzima bwawe imbere. Hanyuma ushyire izo mpapuro mu isanduku cyangwa ikarito uzibike kure, cyangwa se nushaka uzite cyangwa se wenda unazitwike. Ntugomba kumva usa nk'uzitswe ku bitekerezo bya kera bituma wiyumva nabi kurushaho. Ugomba kujugunya kure ibyo byiyumvo bibi nk'uko wajugunye za mpapuro ukarekura bikagenda. Ushobora rero gukora urutonde rw'ibintu byagumye bikubangamira mu gihe bari mu rukundo kugira ngo nabyo ubibone nk'impamvu yakaba yaratumye uva muri urwo rukundo kandi kudakwiye gukomeza kubabazwa narwo. Gumanura urutonde nk'inyibutso cyangwa se memories bw'ibyo yungutse hanyuma yo gutandukana n'umukunzi wawe. Ibi bizakurinda guhora wibuka ibibi aribyo bigutera kubabara, maze bigufashe kureka kuzahazwa n'ahahise, wite ku ndagiye n'ibihe by'ubu urimo kandi bigufashe kuzakira no kwishimira urukundo uzabamo mu gihe kizaza. Muri make, mbere yo gusoza igice cya mbere, icyo wamenya ni uko urukundo ari icyiyumvo cyihariye ukwacyo kandi kidasanzwe twe ibiremwa muntu dushobora kugira. Icyakora si uko inkundo zose zirangira neza. Rero ni ingenzi kuba wakwitoza kandi ukiga ko warekura runaka kandi ukamurekurana n'ibye byose. Wituma ahahise hakuzitira ngo wakubuze kwishimira ahazaza. Iga uko warenga byakubayeho mu rukundo wifashishije utunama KP Reports ikugira. Iki ni igice cya mbere cy'ibintu 5 wakora kugira ngo wikuremo uwo mwahoze mukundana hanyuma mugatandukana. Kanda subscribe kugira ngo ntuzacikwe n'igice cya kabiri. Ndakwifuriza gukunda ugakundwa. Shalom.